Uhaye ikaze inshuti yanjye wankurikiye, ndajya nkubwire ko Imana igukunda kandi Imana ifite umugambi mwiza. Ndashaka kubwira ikintu cyitwa inzira y'umukiranutsi. Inzira y'umukiranutsi ica mu bikomeye. Umuntu wese wita umukiranutsi umuntu wese ugerageza gukiranuka, ubu nta mukiranutsi ubaho, habaho intungane. Umukiranutsi azaba ahageze mu ijuru, kuko turi muri isi dufashe igihe mu ntambara. Ariko reka nkubwire, umuntu wese ugerageza gukiranuka, akagerageza kubaha Imana, akagerageza gusenga, akagerageza gukizwa, ahura n'ibigeragezo, ahura n'intambara, ahura n'ubukene, ahura n'amakuba akomeye. Ariko iyo ukomeze kubaha Imana, ukomeza gukiranuka, Imana ikubera inzira. Reka njye nkubwirize ukuri, inzira y'umukiranutsi irahari, nta kizayikuraho. Wari uyizi? Imana igufitiye inzira. Imana ifite inzira zirenze uko utekereza. Ndajya nkubwire ko Imana igufitiye inzira. Imana ifite inzira mu muryango wawe, Imana ifite inzira ku bana bawe, Imana ifite inzira mu kazi kawe, Imana igufitiye inzira. Reka mvuge ngo Imana igucira inzira. Uri kwibaza ngo ariko inzira zirava hehe kugira ngo mbeho? Inzira zirava kugira ngo ntere imbere, inzira zirava kugira ngo nkore ubukwe, inzira zirava kugira ngo ngire agaciro. Inzira zirava he? Uri kwibaza ngo ariko iko mbona ibyo nari nizeye bitagikunze, inzira zirava. Imana ifite inzira. Inzira z'umukiranutsi zirakomeye, ni nyinshi cyane. Imana igucira inzira mu izina rya Yesu. Ndajya nkubwire ngo Imana igufitiye inzira. Hano nibereye muri pariki, nimere muri pariki. Rero ndajya nkubwire ko Imana ishobora byose. Imana ifite inzira. Bene wanyu bakuburira inzira, abavandimwe bakuburira inzira, inshuti zakuburira inzira, umuryango wakuburira inzira, ariko Imana ijya ibura inzira. Nkubwire, Imana ntiyabura inzira. Uhumura, ntugire ubwoba, Imana ifite inzira. Ibyo ucamo byose umenye ko Imana ifite inzira. Aho unyura hose umenye ko Imana ifite inzira. Ubuzima bwose wabamo umenye ko Imana ifite inzira. Uko wabaho kose umenye ko Imana ifite inzira. Inshuti yanjye, izere Kristo, umwizere kandi umwiringire. Imana izagukorera igitangaza, izagushakira inzira. Icyo ukora ni iki? Bamaso mu kumukorera, bamaso mu kubaha Imana, bamaso mu gukiranuka, kandi mu nzira ntoya cyane. Ubundi inzira y'Imana igaragara. Imana ishobora gucira akayira kangana gato cyane, akawukana Imana iguciriye. Waba uri umuntu uzi ubwenge, uri maso, ukakabyaza umusaruro. Urugero, ntuzarindire ko Imana izaguha kurangura umufuka sitoke y'amakara. Imana ishobora gucira inzira y'ibihumbi 50, kandi 50 bakakugira umumaro. Imana yagucira inzira y'imiliyoni nabyo irabishoboye. Imana yagucira inzira y'amafaranga menshi, ariko burya na makeya nayo Imana yacamo inzira. Izo umuntu Imana yaciriye inzira mu ubunyobwa, Imana yamuciza mu bunyobwa, Imana imuhindura amateka muri ubwo buryo. Umuryango waramutaye, inshuti zaramuvuyeho, ariko kubera ko Imana igira inzira, iramubwira ngo uhaye umugisha mu bunyobwa. Imana igucira inzira. Ukiri muri iyi si ukeneye inzira y'Imana. Umuntu wese uri ufite inda, umuntu wese yaragihumeka, arasonza. Rero kugira ngo ube mu buzima umeze neza, ni uko Imana igucira inzira. Ibintu byose uzakora uzamenye ko harimo inzira y'Imana. Niyo mpamvu ibintu byose tugeraho byose tujye dusaba Imana ngo Mana ducire inzira, dushyigikire mu nzira tugiyemo. Inzira yose ugiyemo ujye urageza Uwiteka inzira yawe. Uwiteka kubera Imana muri byose. Watuye imbaraga z'Imana, watuye umwuka wera, watuye igitinyiro cy'Imana, watuyeho guhura n'inzira yawe. Uyu mwaka nturangire udahuye n'inzira yawe mu izina rya Yesu. Amen.